nashimye buriya ariko ntiwambaniye uzi ko burya namaze wamaze kuhava tunyohereza gitifu w'akarere koko uyabura ntago anijya ngo ariko nyuma nabigiyemo da birakemuka cyane nawe urabizi ni umuntu wanje wambaniye yewe byarampenze ibintu mbijyamo buriya agaciro ariko nta kundi ntwese ko tukiri kumwe kandi ni ukubana aho ni ukubana ibintu ikibazo cyose wagira nagufata injira akazi kari karangiye ubu ngubu tugiye gutaha uzagaruka icyumweru gitaha oya amasaha aba yageze umuntu aba agomba kugira vuba sibyo oya ubwo ni icyumweru gitaha gitinze nabwo haza ikindi kizakurikira kika ariko nyine amasaha aba ageze n'abana bakinye urumva nyine ntabwo bishoboka undi se ko warakaye umuntu yareba uko abigenza nyine bigakemuka ikibazo cyose kirakemuka icyo bisaba nyine kongera tukinjira nyine okay no rwose ndamufasha rwose ni agatekerezo kari kaje naho ubundi rwose ibintu nakubwiraga byo ibintu umuntu abijyamo gake gake Allora, un po' Kiranuza sekereteri umubwire ko nshobora gutindaho even nk'iminota 30 cyangwa se isaha kuko ngize ikibazo mu rugo nta kibaye kine emergency problem kabisa. Wait a few minutes. Ndaje gusa munyihanganireho ntago nyitemutse kabisa. Ndagikemuye ko tugenda bazumva ikibazo ufite se. Bashonje kandi hano iwanjye ibiryo birahari sibyo.
ndabigushimiye pe ariko sinzi aho udashaka kumbwira ikintu uko byagenze yewe ngewe n'amafaranga kugira ngo ugire amafaranga Mezi ariko nkawe urabona igipangu cyawe kiba cyuzuye ibyatsi gusa n'ujya uhakorera isuku ariko nkawe umuntu nagafashe nk'icyitegererezo nk'umuntu uza mu murenge wacu nta soni ariko zubakika urasakuza urugo n'urwawe urugo n'urwanjye ruri mu murenge wacu wowe n'umugore wawe mwagiye mugakemura ikibazo cyanyu namwe ko byabonanye ukanakuza kuranga byo kwa Merisi siko nta soni usigaye ugira ubu nshobora kuguhamagariza ribu ikazi kakujyana kuko wowe uranzengereje uranzengereje hanyuma se ye mukobwa uyu mukobwa gusa namugeze ku tuno mukobwa ni iki umuntu mukuru uyu nguyu niwe umbaza ikibazo kiba afite hanyuma ageze hano utageze mu nzu yawe ntabonetse ko usanze nzikinguye ubonye dusohoka asoni hanyuma ararizwa n'iki nanjye ndi kumubaza ko kimwe kiramurira kandi ukuba nayo wasanga umufashe ku ngufu ariko umwana wasanga umufashe ku ngufu none se nuko kandi umva ibintu bikibageza ndaguhamagariza polisi urumva murekere ntambwira iki kibazo sinkaho bigenze bite se kandi ariko reka tubyore nanjye ikibazo mfite n'icyo mukobwa ubu ufite ikihe kibazo wabaye ikimama dore noneho n'umuyobozi araje rwose igiti mbona ufashemo ikibazo cy'uno mukobwa mbese yari yanze kukubwira nawe ndetse si usanzemo agasanga nzotse ngiye hazi ko nari murenganyije di oye nta kibazo umubanyi wanjye ntacyo rwose ntanagora pe cyagenze bite mu mukobwa tonde yagiye ku muganga ariko we kurira mama ese bajya kumva basanga utwite oya wasanga ari bya hepatite cyangwa se bya diyabete ntikize basanze indwara ya sida zubashye urwaye muvuna nambara nyururu nyogwambero najyo mpayo ayiwe ni Mercy Comedy ngende imbere iki ese wabibonye ute okay niba wabibonye biri flash cyangwa se wapi watubwira ugatiraho comment warangiza ukaduha like niba wabikunze ndetse ugakora subscribe kugira ngo tubashe kubana ujye ubona video zacu uko zigiyeho twaplodinga buri wa mbere wa gatatu ndetse no kuwa gatanu ntuzatubure kabisa natwe ntago tuzagutenguha ciao